Yes, twongeye kuba ikaze rero bakunzi b'ibiganiro b'Ibitendo TV. Njyango mwabonye ko twagarutse mu tuntu twacu, njyango mwabonye ko twagarutse mu kazi gateye ubwoba. Ahangaha rero twasuye abanyamakuru ba siporo bagiye batandukanye, abarimo abastari ndetse n'abandi bagikora umwuga w'itangazamakuru ariko abenshi batabazi cyane nk'uko yego mukino buri kintu haba harimo ahantu bazwi n'abataramenyekana cyane. Aha rero ni kuri IPRC, hirya gato hari ikipe y'Intare, abana bato ba APR Football Club, nabo niho bari gukorera imyitozo ziranira za APR Football Club. Hanyuma iyi ni imyitozo y'abanyamakuru ariyo twaje no kubereka udushya tuberamo abanyamakuru bahari. Yango nkuko mubibona harimo abarimo Bakanezi Kagabo abamenyerewe kuba bari mu biganiro bigiye bitandukanye bya Simbi, cyane cyane mu bijyanye na social media za Simbi. Yakoze kuri studio, yakoze ahantu henshi hagiye hatandukanye, nawe ari muri iyi myitozo yaba Ephraim Kairanga wa Radiant TV 10 cyangwa se Radio DC, nawe ari hano muri iyi myitozo nk'Ibitendo 250. Twabasuye turebe ngo bimeze biti mu myitozo. Ngira ngo murabona ko harimo abo agapira bakabasha, si kuri mikoro gusa ndetse no mu kibuga naho barakabasha, si ku rwego rw'abaprofessional ariko byibuze ubona ko agapira baragatambaza. Yango mwizamu hariya murabona wo bita Karenzi photographer, urano mu photographer twavuga ko uri mu beza bari mu gihugu, akora kuri BNB Kigali niho meruka ari, sinzi wenda ngo niwa yawe yarashiftinze. Ngira uri ufunze baro wambaye yenda y'umutuku na shazible y'ubururu bamwita Ephraim Kairanga, n'umuntu nababwiraga wa Radiant TV 10. N'umupira urabona ko bari kukajongera gake gake, harimo abarimo bazi nko ku Nyarwanda bambaye jersey y'u Rwanda n'ubundi y'umuhondo bamwita Kalikeza, nawe wenda cameraman yasa no kuba amwerekana. Ngira ngo nongo urimo amuvinga gake gake cameraman mu ishusho ryiza rya karite ya mbere ry'Ibitendo 250. Maramushaya mwakanda subscribe kuko twaje mu tuntu kandi tutagaragara ahabonetse hose umunsi ku munsi mw'Ibitendo 250. Icyo kwibaza, ese aba banyamakuru benshi baba bari kuri mikoro ndetse n'abandi rega n'abanyamakuru bakora kuri social media bora nabo abari abanyamakuru, ndetse n'abandi bakora mu bijyanye n'amavideographer y'ibitangazamakuru nabo abari abanyamakuru. Department yose buri munyamakuru sujya kuri mikoro, hari n'abandika benshi nyine nkuko mubibona hano, harimo abandika, abakora kuri televiziyo, abaterakora ku maradiyo kabisa. Ngira ngo murabona rero Kanizisi n'ubundi no bita Kalikeza ari ku mupira. Kanizisi bamurengana, Kalikeza itayitera aro ayisubiza imbere. Kocha bamwita n'ubundi Kocha Desire Hatungimana, benshi baramuzi kabisa, nawe bameze neza cyane. Kocha bagenda mubwira ati ni gute Kanizisi wowe. Kocha rero ngira muramubona nawe mu gapira k'ubururu keza cyane ka ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, n'agatiriningi keza cyane k'umutuku. Ubona ko ishusho ryo ku Bitendo narababwiye ni mutumva bizari ibyanyu, ni nakemwa ku Bitendo kabisa. Icyo nkusaba, nimba warebye iyi video, icyabakiza no ko wadukande subscribe tukajya tubana umunsi ku munsi, kuko ibikorwa nk'ibi usibye na siporo n'ibindi bigiye bitandukanye birimo umwihariko unique. nk'uko uyu munsi twasuye abakinyi abatangazamakuru cyangwa se abanyamakuru b'imikino, ariko ahangaha ni gake cyane ko wasangamo undi cyane cyane ko bayita AG Sport. Nyine urumva ko harimo akantu ka siporo. Ngira ngo bamwe mu mutazi cyane amwita Gusi wo muri Rwanda Premier League kabisa, wambaye agakabutura k'icyatsi hariya na shazible y'umuhondo. Uyu nguyu mu bintu bijyanye na Rwanda Premier League nawe ngira ngo abaguruka cyane, nawe ngira ngo murabona hari agenda atambika hepfo ku ruhande kabisa. Cameraman araza kugenda amwerekana uwo nguwo kabisa. Muri mubona yambaye agakabutura k'icyatsi, uwo warutiye ku kabaro mwita Gusi, n'ubundi niwe ushinzwe ibikorwa bya Rwanda Premier League, ndetse no bita niwe bita Julius, nawe ushinzwe social media za Rwanda Premier League. Ubwo rero ndimo mbabwira, nubwo hahise hivangamo akana ariko nabyo biba bikenewe, ndimo mbabwira ko ibikorwa nk'ibi ngibi byo nubwo twasuye AG Sport cyangwa se abanyamakuru ba siporo, bamwe mu banyamakuru ba siporo batanaje bakunda kuza, ariko uyu munsi ntabonye bari gukora imyitozo. Wasanga nk'ejo tuguye kuri ba Bruce Melody, tukagwa kuri ba Debeni, tukagwa kuri ba Neringabo, tukagwa kuri ba
se barine sano na babwiza bacacamba umupira ra ubwo namwe muraza kumbwira muri comment nabo ugasanga twaguyeho bari nko mu myitozo cyangwa se abapeti bazamuka neza ba $10 bameze neza mu muziki cyangwa n'umuziki bumva ko dushaka kuzesengura nko kuwa gatandatu hari igitaramo giteye ubwoba umuntu bita Bruce Melody na The Ben nyuma yo gusinya amasezerano atandukanye muri Airtel baraba bamanutse mu karere ka Nyagatare tumeze neza cyane ariyo n'ikipe ya Sunrise naho ushobora gusanga tugiye ku munsi wo kwa gatandatu tukabirika ibikubera hano Nyagatare A1 gatanu ko kandi wumve ko yaba umuziki tuzawusesengura yaba filime tuzasesengura ni mu bishaka bose tujya ngo tuzane Papa Sava hano cyangwa tuzane ba Nyakso nubwo Nyakso nawe ubu ngubu isoko ryo risa nkaho ryagiye hasi mu bijyanye na comedy ese mwajya ngo tuzazane babamenya nabansabe rwose ba Kiramani tuzane nabo dusesengure ibyo byose ni ku bitendo 250 ujye haba umunsi ku munsi yaba umupira tuzawusesengura yaba showbiz uzawuse ikintu cyose uzashaka ngira ngo babyumva ko buri hantu tugiye dufitemo inosiyo kandi dufite n'abanyamakuru bashyashya mu minsi iri imbere muraza kubona tugiye kuronshinga gake bazaza bagenda babereka ibintu bigiye bitandukanye ngira ngo mpamvu Sport buri munsi kwa kane irimo irakora harimo n'intare kabisa ku ruhande intare icyo bita akubundi intare mu abana b'intare babita Lionson cameraman sibyo Lionson abana b'intare babita Lionson ubwo rero izi ni Lionson za APR Football Club nubwo nayo academy bwayo yitwa Intare Football Club nayo isa nkaho ifite igice cyayo ni APR ariko imikorere isa nkaho nayo nyine ifite urwego ruyishinzwe muri APR Football Club. Karikeza niwe warufite baro ariko nabonye Karikeza agapira ashobora kwa kazi cameraman we babonye Karikeza sumuzi oya Karikeza ni muzima cyane Karikeza cameraman w'ibitendo ishusho ryo muzamazi ikindi bamwita professor wa mbere sinzo wa kabiri udupasi hano turi gucacangwa reba passes z'abanyamakuru reba hariya defense Karikeza se ko marashaka kujyana n'amavi amona Kaniziyose funga neza cyane Kaniziyose funga kagabo wagenda yikontorora atanze aragutereka ko yagenda kubara kimurengana bati Kaniziyose bimeze biki full time umupira ugiye kuba umupira ariko hariya match yarangiye man ikira Yes twongeye kuba ikaze rero bakunzi b'ibiganiro b'ibitendo TV ngira ngo mwabonye ko twagarutse mu tuntu twacu ngira ngo mwabonye ko twagarutse mu kazi gateye ubwoba ahangaha rero twasuye abanyamakuru ba siporo bagiye batandukanye abarimo abastari ndetse n'abandi bagikora umwuga w'itangazamakuru ariko abenshi batabazi cyane nkuko ayego umukino buri kintu habarimo ahantu bazwi n'abataramenyekana cyane. Aha rero ni kuri IPRC hirya gato hari ikipe y'Intare abana bato ba APR Football Club nabo niho bari gukorera imyitozo ziranira za APR Football Club. Hanyuma iyi ni imyitozo y'abanyamakuru ariyo twaje no kubereka udushya tuberamo abanyamakuru bahari yango nkuko mubibona harimo abarimo Bakaniziyose Kagabo abamenyerewe kuba bari mu biganiro bigiye bitandukanye bya Simbi cyane mu bijyanye na social media za Simbi yakoze kuri studio yakoze ahantu hisha giye atandukanye nawe ari muri iyi myitozo yaba Ephraim Kairanga wa Radiant TV cyangwa se Radio DC nawe ari hano muri iyi myitozo nk'ibitendo 250 twabasuye turebe ngo bimeze biti mu myitozo ngira ngo murabona ko harimo abo agapira bakabasha si kuri mikoro gusa ndetse no mu kibuga naho barakabasha si ku rwego rw'aba professional ariko byibuze ubona ko agapira baragatambaza yango mwizamu hari amabona wo bita Karenzi photographer rano mu photographer twavuga ko uri mu beza bari mu gihugu
akora kuri BNB Kigali niho meruka ari sinzi wenda ngo niwa yaba yarashiftinze ngira ngo uri ufunze baro wambaye imyenda y'umutuku na shazible y'ubururu bamwita Ephraim Kayiranga n'ubundi nababwiraga wa Radiant TV 10 n'umupira urabona ko bari ku kajongera gake gake harimo abarimo bazi nko ku Nyarwanda bambaye jersey y'u Rwanda n'ubundi y'umuhondo bamwita Karikeza nawe wenda cameraman yasa no kuba amwerekana ngira ngo nongo urimo amuvinga gake gake cameraman mu ishusho ryiza rya karite ya mbere ry'ibitendo 250 maramushaya mwakanda subscribe kuko twaje mu tuntu kandi tutagaragara ahabonetse hose umunsi ku munsi mw'ibitendo 250 icyo kwibaza ese aba banyamakuru benshi baba bari kuri mikoro ndetse n'abandi rega hari n'abanyamakuru bakora kuri social media bora nabo abari abanyamakuru ndetse n'abandi bakora mu bijyanye n'amavideographer ibitangazamakuru nabo abari abanyamakuru department yose buri munyamakuru sujya kuri mikoro hari n'abandika benshi nyine nkuko mubibona hano harimo abandika abakora kuri televiziyo abaterakora ku maradiyo kabisa ngira ngo murabona rero Canisius n'ubundi no bita Karikeza ari ku mupira Canisius bamurengana Karikeza itayitera aro ayisubiza imbere kocha bamwita n'ubundi kocha Desire Hatungimana benshi baramuzi kabisa nawe bameze neza cyane kocha bagenda mubwira ati ni gute Canisius wowe kocha rero njya muramubona nawe mu gapira k'ubururu keza cyane ka ikipe y'igihugu y'Ubufaransa n'agatiriningi keza cyane k'umutuku ubona ko ishusho ryo ku bitendo narababwiye ni mutumva bizari ibyanyu ni nakemwa ku bitendo kabisa icyo musaba nimba warebye iyi video icyabakiza no ko wadukande subscribe tubana umunsi ku munsi kuko ibikorwa nk'ibi usibye na siporo n'ibindi bigiye bitandukanye birimo umwihariko unique nk'uko uyu munsi twasuye abakinyi abatangazamakuru cyangwa se abanyamakuru b'imikino ariko ahangaha ni gake cyane ko wasangamo undi cyane ko bayita AG Sport nyine urumva ko harimo akantu ka siporo ngira ngo bamwe mu mutazi cyane amwita Gusi wo muri Rwanda Premier League kabisa wambaye agakabutura k'icyatsi hariya na shazible y'umuhondo uyu nguyu mu bintu bijyanye na Rwanda Premier League nawe ngira ngo abaguruka cyane nawe ngira ngo murabona hari agenda atambika hepfo ku ruhande kabisa ngo cameraman araza kugenda amwerekana uwo nguwo kabisa muri mu nambaye agakabutura k'icyatsi uwo warutiye ku kabaro mwita Gusi n'ubundi niwe ushinzwe ibikorwa bya Rwanda Premier League ndetse no bita niwe bita Julius nawe ushinzwe social media za Rwanda Premier League ubwo rero ndimo mbabwira nubwo hahise hivangamo akana ariko nabyo babikenewe ndimo mbabwira ko ibikorwa nk'ibi ngibi byo nubwo twasuye AG Sport cyangwa se abanyamakuru ba siporo bamwe mu banyamakuru ba siporo batanaje bakunda kuza ariko uyu munsi ntababonye bari gukora imyitozo wasanga nk'ejo tuguye kuri ba Bruce Melody tukagwa kuri ba Debeni tukagwa kuri ba Neringabo tukagwa kuri ba se barine sano nababwiza bacacamba umupira ubwo namwe muraza kumbwira muri comment nabo ugasanga twaguyeho bari nko mu myitozo cyangwa se abapeti bazamuka neza ba $10 bameze neza mu muziki cyangwa n'umuziki bumva ko dushaka kuzesengura nko kuwa gatandatu hari igitaramo giteye ubwoba umuntu bita Bruce Melody na Deben nyuma yo gusinya amasezerano atandukanye muri Airtel baraba bamanutse mu karere ka Nyagatare tumeze neza cyane ariyo n'ikipe ya Sunrise naho ushobora gusanga tugiye ku munsi wo kwa gatandatu tukabirika ibikubera hano Nyagatare gatanu kandi wumve ko yaba umuziki tuzawusesengura yaba filime tuzasesengura ni mu bishaka bose tujya ngo tuzane Papa Sava hano cyangwa tuzane ba Nyakso nubwo Nyakso nawe ubu ngubu isoko ryo risa nkaho ryagiye hasi mu bijyanye na comedy ese murajya ngo tuzazane babamenya nabansabe rwose ba Kiramani tuzane nabo dusesengure ibyo byose ni ku bitendo 250 ujye haba umunsi ku munsi yaba umupira tuzawusesengura yaba showbiz uzawuse ikintu cyose uzashaka ngira ngo babyumva ko buri hantu tugiye dufitemo inosiyo kandi dufite n'abanyamakuru bashyashya mu minsi iri imbere muraza kubona bagiye tugiye kuronshinga gake bazaza bagenda babereka ibintu bigiye bitandukanye ngira ngo mabona AG Sport buri munsi kwa kane irimo irakora harimo n'intare kabisa ku ruhande intare icyo bita akubundi intare mu abana b'intare babita Lionson cameraman sibyo Lionson abana b'intare babita Lionson ubwo rero izi ni Lionson
za APR Football Club nubwo nayo academy ubwayo yitwa Intare Football Club nayo isa nkaho ifite igice cyayo ni ya APR ariko imikorere isa nkaho nayo nyine ifite urwego ruyishinzwe muri APR Football Club. Karikeza niwe warufite baro ariko nabonye Karikeza agapira ashobora kuba kazi. Kameramani we wabonye Karikeza sumuzi? Oya Karikeza ni muzima cyane. Karikeza kameramani w'ibitendo ishusho ryo muzamazi ikindi bamwita professor wa mbere sinzi wa kabiri. Udupasi hano turi gucacangwa. Reba pasi z'abanyamakuru reba hariya defense after Karikeza se ko marashaka kujyana n'amavi amubona Kaniziyose funga neza cyane Kaniziyose funga Kagabo wagenda yikontorora atanse aragutereka ko yagenda kubara ikimurengana ati Kaniziyose bimeze biki full time umupira ugiye kuba umupira ariko hariya match yarangiye man ikira